data mu izina rya Yesu nongeye gushimira ko abanye natwe nanone uyu munsi muri uyu mugoroba utubereye Imana, utubereye umutabazi, utubereye ubwugamo, utubereye ubwihisho, uri isoko y'amahoro yacu, uri isoko y'ibyiza byose dufite. Mwami, ntabwo twabona uko tugushima uko bikwiriye, ntabwo twabona uko tukwiha nuko tugukorera bingana n'urukundo udukunda. Ndagushimira urukundo rwawe rwinshi, ndagushimira imbabazi zawe zirenze uko nzizi, zirenze uko nzivuga, zirenze uko nazigisha abantu, kuko ni nyinshi. Izo ngizo zituma umunyacyaha adashiraho, ahubwo zikarindira kugeza igihe ahindukiriye akihana. Nubihererwa icyubahiro. Ongera utuganirize, turifuza ko Mwami muri izi nyigisho twagira ubuzima bufite intego kuko wowe wari warabigennye. Hari igihe tugira intego z'ubuzima bwacu ariko wowe utabirimo, ariko turifuza ko intego ufite ku buzima bwacu twabasha kuzisohoza. Ngaho tuganirize, ngaho twigishe, kangura abahungu bawe n'abakobwa bawe hirya no hino, abacoboye basubizemo imbaraga, abo Satani atwaje igitugu babohore, abo umwanzi yayobeje bakaba barapfuye mu by'uru rugendo, wongere ubagaruze ineza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Twigishe kumera nk'uko ushaka, twigishe gukunda nk'uko wowe wagambiriye ko twakunda bagenzi bacu, twambika imbaraga zo kwihangana no kubabarira bagenzi bacu badafite imbaraga nk'izo dufite. Dushoboze Mwami guhagarara nk'uko ubishaka. Ndasenze ngo ubuntu bwawe bugendane n'ijambo ryawe, aho ijwi ryanjye ribasha kugera, ubuntu bwawe buhamanukire mu mbaraga z'umwuka wera zidasanzwe. Ubatiza abahungu bawe mu mbaraga z'umwuka wera n'abakobwa bawe, uzana amahoro mu mago atararimo amahoro, uzana ibyiringiro mu buzima butari bufite ibyiringiro. Ahantu hose ijwi ryanjye rigera urikoreshe Mwami, ntiribe nk'ijwi risanzwe rivuga gusa, ahubwo imbaraga zawe zururukiremo kandi zitabare kandi zikore kandi zihindura ikigomba guhinduka mu buzima bw'abaguteza amatwi. Icyubahiro cyose ikikugarukire, reka mpamwe umugisha ngewe n'ubwoko bwawe. Tugutegerejeho byinshi, mwigisha mwiza, byinshi ndakwifuza. Umutima wanjye urakunyotewe, umutima wanjye uragushaka kukumenya kurutaho, ngufitiye inyota ngewe n'ubwoko bwawe. Ngaho bana natwe twihishurire birenze uko dusanzwe tukuzi. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Tugeze ku munsi wa nyuma ubuzima bufite intego nk'uko nari mbivuze kuri iki gitabo twandikiwe n'umukozi w'Imana Rick Warren. Bakangurira kugisoma ku babishoboye no kukiga. Igihe umuntu asoma ariko atarimo kwiga, iyo wiga witayeho bihindura rwose ubuzima bwawe, nuko wafataga ubuzima, nuko wabanaga n'Imana, n'ishyaka n'umwete wari ufite byo gukorera Imana. Ubupfapfa burashira, kurangara birashira, kandi umuntu akagira ubuzima bumeze neza bufite intego kandi bunyuzwe mu Mwami. Hari abantu benshi bari mu Mwami ariko batanyuzwe, ariko iki gitabo kizagufasha ibyo byose. Kizakangura ishyaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza, kizakangura ubuzima bufite umumaro mu minsi yose usigaje, no kudapfusha ubusa impano zikurimo, ubumenyi bukurimo, ubwenge Imana yaguhaye mu buryo butandukanye. Reka rero dufatanye gusoma uyu munsi wa 40. Uravuga ngo kubaho ufite intego, kubaho ufite intego. Mu Migani 19 umurongo 21 bakoresheje Bible ya NIV haravuga ngo umuntu agambirira byinshi mu mutima we, nyamara icyo Uwiteka ashaka nicyo gikorwa. Umuntu agambirira byinshi mu mutima we, nyamara icyo Uwiteka ashaka nicyo gikorwa. Nanone mu byakozwe n'intumwa 13:36 ngo Dawidi yakoze ibyo yashakaga, iby'Imana yashakaga mu gihe cye. Dawidi yakoze iby'Imana yashakaga mu gihe cye. Reka dukomeze gufatanya gusoma. Haravuga ngo kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Ibindi bisigaye ni ukubona bucya bukira. Abantu benshi bahora bahanganye n'ibintu bitatu mu buzima. Abantu benshi bahora bahanganye n'ibintu bitatu mu buzima. Icya mbere ni ukumenya icyo uri cyo. Ndinde? Iki ni ikibazo twese twibaza. Icya kabiri ni ukugira agaciro. Ese mfite icyo maze? Icya gatatu ni ukugira umumaro. Ni uruhe ruhare rwanjye mu buzima? Ni uruhe ruhare rwanjye mu buzima? Ibi ni ibibazo bitatu by'ingenzi abantu bibaza. Ndinde? Ese mfite icyo maze? Ni uruhe ruhare rwanjye mu buzima? Ibisubizo kuri ibyo bibazo byose uzabisanga mu ntego 5 z'Imana ku buzima bwawe. Nari ntangiye mvuga ngo kubaho ufite intego nibwo buzima bwonyine bwo kugira ubuzima. Aha hepfo haratubwiye ngo ibisubizo by'ibyo bibazo byose uzabisanga mu ntego 5 z'Imana ku buzima bwawe. Hari abantu bagira intego ku buzima bwabo bakavuga ngo iki n'iki nzakigeraho mu myaka runaka, bakabikorera kandi bakabishobora. Ibyo bintu ni byiza, bigira umumaro rwose muri ubu buzima. Umuntu akagambirira akavuga ngo mu mwaka utaha nzaba nubatse urugo, nzaba nshatse, akabikora. Mu myaka 3 nzaba ndangije icyiciro runaka cya kaminuza, akabikora. Akavuga ngo mu myaka 4, mu myaka 5 nzaba nubatse inzu, akabikora. Bakagambira ibintu byinshi, ndetse akavuga ati nzabyara abana 4, akabikora. Akavuga ngo nzakora ibi nibi, akabikora. Nzakora izingendo, akabikora. Nzatangiza ubucuruzi runaka, akabikora.
ibyo byose ni byiza kandi bituma mu by'ukuri abantu bagira ubuzima bufite umumaro muri none. Ariko icyo dutindaho cyane ni intego z'Imana ku buzima bwacu. Nshobora kugira intego zanjye nka Rutanse ku giti cyanjye ziyobora ubuzima bwanjye, ibyo ni byiza, ariko ibihebuje iby'agaciro kuruta ibindi ni ugusohoza intego z'Imana ku buzima bwanjye. Gusohoza intego z'Imana ku buzima bwanjye ntabwo binsohora muri abantu bagira ingamba bakazigeraho, abantu bagira plani z'ubuzima bakazigeraho, ntacyo bitwaye. Ibyo ngibyo umunyabwenge wese arabikwiriye, ndetse birinda gusesagura, bikarinda kurangara, bikarinda ubupfapfa, bikarinda gutandukira. Abantu babifite bajya bagera ku bintu byinshi kandi bifite umumaro. Ariko icyo dutindaho muri ubu buzima, igifite umumaro muri ubu buzima kikazaduherekeza no mu bugingo bw'iteka, no gusohoza intego z'Imana ku buzima bwanjye. Burya Imana ifite ijambo ku buzima bwanjye. Igihe yakuremaga yari ifite intego igambiriye gukorana n'ubuzima bwawe. Ntabwo ari wowe wishyize ku isi, si wowe wapfuye kubaho. Ibyo byose bikugize n'ibyo ufite si ibyo wihaye, ni Imana yari yabigambiriye ku buzima bwawe. Rero umuntu wakijijwe, umuntu uri kumwe n'Imana, akwiriye kwibaza umugambi w'Imana ku buzima bwe. Bitavuze ko utari bugire intego z'ubuzima bwawe, ariko wemerera Imana kugira ijambo mu buzima bwawe. Ubuzima bwagize umumaro, ubuzima bwakoze icyo bwasabwaga gukora, n'ubuzima bwemeye gusohoza intego z'Imana ku buzima bwacu. Izo rero nizo tuvuga. Bitandukanye no kugambira gukora ikintu kiniki bisanzwe. Nabyo ni byiza kandi bifite umumaro. Sicyo sinimo mvuga ko atari byiza. Bifite umumaro, bituma abantu bagira ku ngamba runaka ubuzima bwabo rwose ntibusabagire. Ariko icyo tuvugaho, icyo dutindaho ni intego z'Imana ku buzima bwanjye. Iyo nazisohoje mba narabaye uw'Imana yari yaragambiriye ko nzaba we. Imana yacu itugirire neza. Ibisubizo by'ibyo bibazo twari tumaze kwibaza bitatu, byose tuzabisanga muri iki gitabo cy'ubuzima bufite intego. Mu cyumba cyo hejuru cyangwa se cya cyumba Yesu yasangiremo n'abigishwa be mu minsi ye ya nyuma, Yesu yarangizaga umunsi we wa nyuma w'umurimo yakoranaga n'abigishwa be, yabogeje ibirenge nk'icyitegererezo, maze arababwira ati, ubwo mumenye ibyo murahirwa nimubikora. Tubibona muri Yohana 13:17. Iyo umaze kumenya neza icyo Imana ishaka ko ukora, umugisha uwubona iyo utangiye ukabikora. Iyo umaze kumenya neza icyo Imana igushakaho, umugisha uzanwa nuko twatangiye kubikora. Hari abantu benshi bazi icyo Imana ibashakaho ariko batahagurukiye kugikora. Imana yacu itugirire ubuntu. Dore ubu twegereje iherezo ry'urugendo rw'iminsi 40 twafatanije muri iki gitabo. Ubwo umaze gusobanukirwa intego z'Imana ku buzima bwawe, uzahirwa nuzishyira mu bikorwa. Kubimenya ni kimwe, kuzishyira mu bikorwa ni ikindi. Ibi bivuga ko hari ibintu bimwe na bimwe uzagomba guhagarika. Hari ibintu byinshi byiza ushobora gukora mu buzima, ariko imigambi y'Imana ni biriya bitanu ugomba gushyira mu bikorwa. Hari ibintu byinshi byiza dushobora gukora mu buzima bwacu bikatugira umumaro, bikagirira abantu umumaro, ariko icyo Imana ishaka ni uko wasohoza izi ntego eshanu. Kandi iyo turimo tuzisohoza ntabwo dusohoka muri bya bikorwa bindi tuba dusanzwe dukora mu buzima bwacu. Ikibabaje ni uko byoroshye kurangara ukibagirwa ibyangombwa. Biroroha cyane kugenda utwarwa n'ibindi ukava mu by'ingenzi buhoro buhoro, ukava mu murongo. Kurangazwa ni ibintu byoroha. Gusohoka mu nshingano Imana yatugeneye ni ibintu byoroha. Kugira ngo wirinde ko ibyo bikubaho, wagombye gushyiraho icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe kandi ukajya uzigenzura kenshi, nk'uko twavuze mu munsi wa 39. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ni iki? Icya mbere ni icyemezo cyerekana mu ncamake intego z'Imana ku buzima bwawe. Ikibazo twibaza kiravuga ngo icyemezo cy'intego z'ubuzima ni iki? Ni icyemezo cyerekana mu ncamake intego z'Imana ku buzima bwawe. Icyo ni icya mbere. Ni icyemezo cyerekana mu ncamake intego z'Imana ku buzima bwawe. Mu magambo yawe ukiyemerera gusohoza intego eshanu z'Imana ku buzima bwawe. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ntabwo ari urutonde rw'imigambi ugomba kugeraho. Iyo twayivuzeho dutangira, nayo ni myiza, nayo iradukwiriye, ariko biratandukanye. Ingamba nk'izo ni iz'igihe gito. Bya bindi natangiye mvuga kuvuga ngo nzaba ndangije icyiciro runaka cya kaminuza mu myaka ingahe, kwa kundi ngo nzubaka inzu mu myaka ingahe. Ibyo byose ni byiza, ariko izo ni ingamba z'igihe gito kandi zirarangira, zigerwaho bikanarangira. Intego z'Imana zo zihoraho. Bibiliya ibivuga neza igira iti, imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Zaburi 33:11. Ibyo Uwiteka agambirira imigambi ye bihoraho iteka. Za ntego zindi nshobora kwipangira, ya migambi yindi nshobora kugira ku buzima bwanjye irarangira. Iyo mvuze ngo nzaba nize amashuri, nzaba nubatse inzu, nzaba nshatse, nzaba ngize umuryango, ni ibintu ngeraho nyine nkabyacivinga bikarangira. Ariko intego z'Imana ku buzima bwacu ni imigambi y'iteka, ni imigambi y'igihe kirekire izaduherekeza no mu bugingo buhoraho.
icyemezo cy'intego z'ubuzima ni iki kandi? Icya kabiri ni icyemezo gitanga icyerekezo cy'ubuzima bwawe, ni icyemezo ufata kigaha icyerekezo ubuzima bwawe. Kwandika ku rupapuro intego z'ubuzima bwawe bizagutera umwete wo gutekereza neza inzira z'ubuzima bwawe. Ufata umwanya ukagira ahantu byandika bizagutera neza gutekereza ku nzira z'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo mu Migani 4:26 umenye neza aho ugana bityo ntuzateshuka inzira ihamye. Iyo tubyanditse tuba tuzi ibyo dushaka, tuba tuzi aho tugana, kandi iyo umuntu azi aho agana burya ntagapfa guteshuka. Ariko umuntu utazi neza aho agana ateshuka umwanya wari wo wose. Umuntu wese yamuyobya, ikintu cyose cyamuyobya. Niyo mpamvu iri jambo ryavuze ngo umenye neza aho ugana bityo ntuzateshuka inzira ihamye. Icyemezo cy'intego y'ubuzima cyerekana uko uteganya gukoresha igihe cyawe, uko ukoresha ubuzima bwawe, uko ukoresha amafaranga yawe, ariko kinerekana mu buryo buziguye ibyo utazakora. Reka nsubiremo kano kantu. Icyemezo cy'intego z'ubuzima cyerekana uko uteganya gukoresha igihe cyawe. Iyo mfite intego, icyo nkoresha umwanya wanjye birahinduka. Ni ukuvuga ngo umwanya wanjye munini mukoresha muganisha kuri za ntego z'Imana ku buzima bwanjye. Byerekana uko nzakoresha ubuzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo ngira ubuzima burobanura. Hari ibyo nemera ko bujyamo, hari ibyo ntemera ko bujyamo. Byerekana uko nzakoresha amafaranga yanjye. Byerekana kandi bikanakuraho ibyo ntazakora. Ni ukuvuga ngo ndavangura, mu muntu uvangura ibi ndabikora, ibi simbikora, njyanishije n'intego z'Imana ku buzima bwanjye. Igitabo cy'Imigani nanone kiravuga muri 17:24 ngo umunyabwenge agambirira gukora ibyo yatekerejeho neza, naho umupfapfa ahaguruka akubita hirya no hino. Iyi version bakoresheje iravuga ngo umunyabwenge agambirira gukora ibyo yatekerejeho neza, naho umupfapfa ahaguruka akubita hirya no hino. Imana iturinde ubupfapfa bwo gukubita hirya no hino. Nsomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana mu Migani 17:24 haravuga ngo ushyira mu gaciro akorana ubwenge, nyamara umupfapfa ahorana uburangari. Hari abantu barangaye ku buzima bwabo, hari abantu barangaye nk'uko bafite ubuzima, nk'abatekereza ko bafite ubundi buzima bwa kabiri. Ubu ngubu bukaba ari brouillon, ari draft, ari ahantu yitoreza akaba asa nk'ufite ubundi buzima. Abo ngabo Bibiliya yabise abapfapfa, ni indangari. Ariko biradukwiriye ngo umuntu ushyira mu gaciro akorana ubwenge, nyamara umupfapfa ahorana uburangari. Imana itugirire ubuntu. Icya gatatu ni icyemezo cyerekana icyo wita ubutsinzi. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ni iki? Icya gatatu tugezeho kiravuga ngo ni icyemezo cyerekana icyo nita ubutsinzi. Buri abantu ntago bita ubutsinzi ibintu bimwe. Ibyo ngeraho nkavuga ngo nagize ubutsinzi bitandukanye n'ibyo wageraho ukavuga ngo wagize ubutsinzi. Cyerekana ibyo wowe uha agaciro bitandukanye n'ibyo isi ivuga ko bifite agaciro. Gisobanura neza ibyo ushyize imbere. Paulo yaravuze mu Bifilipi igice cya 10 ngo nshaka ko musuzuma ibintu mukamenya ikirushije ibindi kugira umumaro. Ibyo wita ubutsinzi kuri wowe iyo wabigeze, iyo bishoboye, n'ibyo uha agaciro kuruta ibindi. Ibyo ngibyo rero biratandukanye mu buzima bw'abantu bose. Imana itugirire neza. Icya kane ni icyemezo gisobanura neza uruhare rwawe. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ni iki? Ni icyemezo gisobanura neza uruhare rwawe. Uzagira uruhare rutandukanye mu bintu byinshi uko ugenda ukura mu buzima, ariko intego z'ubuzima bwawe zo ntizizigera zihinduka. Zo zihora ziri hejuru y'umurimo uwo ari wo wose wakora. Ni ukuvuga ngo uzagira uruhare rutandukanye mu bintu bikorwa iruhande rwawe, mu iterambere ry'akarere kawe, mu iterambere ry'umuryango wawe, mu byiza cyangwa muri vie sociale, usabane tugirane n'abandi, tugirane imiryango yacu. Tuzagira uruhare mu bintu byinshi, tuzagira uruhare mu bintu bitandukanye bizengurutse ubuzima bwacu, ariko intego z'ubuzima bwawe zo ntizizigera zihinduka. Ni ukuvuga ngo intego z'Imana ku buzima bwanjye ntabwo zihinduka. Muri ibyo bintu byose nagiramo uruhare. Ushobora kugira uruhare mu kubaka stade, ushobora kugira uruhare mu kubaka ibitaro, ushobora kugira uruhare mu kubaka insengero, ushobora kugira uruhare mu guteza imbere ubucuruzi mu gihugu cyanjye cyangwa mu karere kanjye. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira uruhare mu iterambere ry'umuryango, mu bintu bitandukanye, ariko intego z'Imana ku buzima bwanjye zo ntizigera zihinduka, zikomeza muri ibyo bintu byose ngiramo uruhare, kandi zo zihora ziri hejuru y'umurimo uwo ari wo wose wakora. Niyo mpamvu ukwiriye kuzitaho mu bintu ibyo ari byo byose. Ni icyemezo kandi kigaragaza neza uwo uriwe. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ni iki? Navuga nanone ngo ni icyemezo kigaragaza neza uwo uriwe. Cyerekana uburyo bwihariye Imana yakuremye kugira ngo uyikorere. Ibi ngibi twagiye tubivugaho, tuvuga ku bigendanye n'imiterere. Cyerekana uburyo bwihariye Imana yakuremye kugira ngo uyikorere.
ufate igihe gihagije wandike icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe. Ntiwivune ugerageza kubirangiza mu munsi umwe, kandi ntugerageze gukora ibintu bitagira amakemwa mu ikubitiro. Biremewe gutangirana n'ibintu bifite amakemwa, kandi ntiwibwire ko uri bubikoreho umunsi umwe. Ushobora kwifataho umwanya uhagije, wandike wihuta ibitekerezo byose byawe uko bigenda bikuzamo. Biroroha iteka gukosora ibyo wanditse kuruta guhanga bwa mbere. Ni ukuvuga ngo wandike ibikujemo vuba vuba wihuta, noneho kubikosora bizaba byoroshye kuko hari ahantu ubifite. Biroroha iteka gukosora ibyo wanditse kuruta guhanga bwa mbere. Dore ibibazo 5 bizagufasha mu gutegura icyemezo cyawe. Ibyo tugiye kwibaza, ibibazo 5 bizagufasha gutegura icyemezo cyawe. Icyambere kirabaza giti, niki kizaba umutima w'ubuzima bwanjye, centre y'ubuzima bwanjye, icy'ingenzi mu buzima bwanjye. Buri abantu bose bafite icy'ingenzi mu buzima bwabo, kandi biratandukanye bitewe n'intego z'ubuzima bwacu. Turimo turavugana n'abantu bifuza ko intego z'Imana zasohozwa mu buzima bwabo. Turimo turavugana n'abantu bifuza kutaba babo ngo bigenge, bemera gukoreshwa n'Imana mu minsi Imana idutije. Mbibutse gukoreshwa n'Imana atari kuba umuvugabutumwa, atari kuba pasiteri, atari kuba umuhanuzi, atari kuba umunyamasengesho uzwi w'ikingiranya ahantu usenga. Oya, abizera twese turi ibikoresho Imana yakoresha. Turi abana b'Imana Imana itegerejeho gukoresha mu minsi Imana idutije tukiri hano ku isi. Ikibazo cya mbere wakwibaza, niki kizaba umutima cyangwa centre y'ubuzima bwanjye, icy'ingenzi mu buzima bwanjye. Iki ni ikibazo cyo kuramya. Mwibuke ko kuramya ari ukubaho ubuzima bunejeje Imana. Ese ugiye kubaho ku bwandi? Ni ibiki ugiye kubakiraho imibereho yawe? Ushobora kubakira ubuzima bwawe ku murimo ukora, ku muryango wawe, ku mukino cyangwa se imyidagaduro, cyangwa se gushakisha amafaranga, cyangwa se kwinezeza, cyangwa ibindi byinshi wakora. Ibyo byose ni ibintu byiza, ariko ntabwo byagombye kuba umutima cyangwa centre y'ubuzima bwawe. Nta na kimwe muri byo gishobora kukubera inkingi wakwishingikirizaho iyo ubuzima bwawe bwahungabanye, kubera aho biriya bindi byose, gushaka amafaranga, kwidagadura, kwinezeza, imikino n'ibindi bitandukanye. Umurimo, hari abantu bakunda umurimo ku rwego rwo hejuru, umuryango ukaba wawugize uwa mbere. Ibyo byose ntabwo ari bibi, ariko ntabwo bishobora kukubera inkingi yo kwishingikirizaho, kuko ni ibintu bidafite imbaraga zihagije. Ntabwo rero byakubera inkingi wishingikirizaho iyo ubuzima bwawe bwahungabanye. Ukeneye urufatiro rukomeye rutanyeganyega. Ubundi mu by'ukuri iyo ushyize mu mutima w'ubuzima bwawe guhinduka Imana, ubundi mu by'ukuri icyo ushyize mu mutima w'ubuzima bwawe kiguhindukira Imana, nicyo kikubera Imana. Igihe wahaga Kristo ubuzima bwawe, yarimutse aza mu mutima wawe, ariko ugomba kuhamugumisha kubwo kumuramya cyangwa se kubaho ubuzima bumunejeje. Paulo yaravuze mu Efeso 3:17 ngo ndasenga ngo Kristo ature kandi yime mu mitima yanyu. Hari abantu baherukana na Yesu mu by'ukuri urya munsi bakijijweho, ariko Yesu siwe banzi mu buzima bwabo. Rero ijambo ry'Imana dusaba ko yaza mu mitima yacu, ariko akanahaguma, akaba centre, akaba umutima w'ubuzima bwacu, ikibanze mu buzima bwacu. Uzamenya ute ko Imana ariyo rufatiro rw'ubuzima bwawe? Iyo Imana iri mu mutima wawe urangwa no kuyiramya n'ubuzima bunejeje Imana. Nuvuga ngo iyo Imana iri mu buzima bwanjye, mbyitaho buri kintu cyose nkora nkareba ko kinejeje Imana. Iyo itarimo urangwa no guhangayika. Guhangayika ni ikimenyetso kikuburira ko Imana wayitendetse ahantu ku ruhande. Numara kuyisubiza mu mwanya wo hagati, uzongera wumve ufite amahoro. Bibiliya iravuga ngo muzumva amahoro ava ku Mana aje akabaturisha. Nibyo gitangaza uko wumva umeze iyo Kristo aje akirukana guhangayika bikava mu mutima w'ubuzima bwawe. Ibi turabibona mu Filipi 4:7. Version bakoresheje aravuga ngo muzumva amahoro ava ku Mana aje akabaturisha. Nibyo gitangaza uko wumva umeze iyo Kristo aje akirukana guhangayika bikava mu mutima w'ubuzima bwawe. Reka tubisome no muri Bibiliya yera. Haravuga ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. Nkundira ijambo rivuga ngo amahoro ahebuje ayo umuntu yamenya, ni amahoro arenze uyu mukozi w'Imana yabuze uko yayavuga. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Iyo Imana iri rufatiro mu buzima bwanjye, aya mahoro atemba mu mitima yacu, atemba mu mutima wanjye. Imana itugire neza kandi yakuzuze uyu munsi. Garura Yesu abo urufatiro rw'ubuzima bwawe, mugarure hagati mu mutima w'ubuzima bwawe, mu cyo ubandarayeho, mu cy'ingenzi kuri wowe, mu cyo utindaho, mugarure. Uraza kugira aya mahoro ahebuje arenze uko umuntu yayavuga.
ni iki kizaranga ubuzima bwanjye? Ni muri bya bibazo bitanu turimo. Icyambere cyatubwiye ngo ni iki kizaba umutima w'ubuzima bwanjye, icya kabiri kirambwiye ngo ni iki kizaranga ubuzima bwanjye. Iki ni ikibazo cyo gukura nk'umwigishwa. Uzaba umuntu umeze ute? Reka twibaze, iki ni ikibazo cyo gukura nk'umwigishwa. Uzaba umuntu umeze ati? Imana yita cyane ku cyo uri cyo kuruta ibyo ukora. Nifuza ko akantu kaguma mu mitima yacu no mu bwenge bwacu. Imana yifuza cyane ku cyo ndi cyo kuruta icyo nkora. Imana yita cyane ku cyo uri cyo kuruta icyo ukora. Ntabwo Imana yitaye ku ivugabutumwa nkora kuruta ubukristo bwanjye. Ni ukuvuga ngo Imana yitaye ku cyo ndi cyo kuruta icyo nkora. Hari igihe duhugira mu mirimo myiza y'Imana, ivuga ubutumwa, yigisha abantu, ifitiye abantu umumaro, tukiyibagirwa ubusabane bwacu n'Imana yacu, tukibagirwa ubukristo bwacu. Mbere yuko ngutoza kuba umukristo, ngomba kurwana ku bukristo bwanjye. Imana yitaye ku cyo ndi cyo kuruta umurimo wose nazigera nkora. Imana yacu itugirire neza. Ujye wibuka ko uzajyana imico yawe mu bugingo buhoraho, ariko ntabwo uzajyanayo umurimo wawe. Ujye wibuka ko ibikugize umuco wawe nibyo uzajyana mu bugingo buhoraho, ntago irivuga butumwa nakoze aryo nzazamuka nayo. Ukora urutonde rw'imico myiza ushaka kugaragaza mu buzima, nurangiza utangire gukora ngo ikurire muri wowe. Kora urutonde rw'imico myiza, akamero ka Kristo wifuza kugaragaza mu buzima bwawe, nurangiza utangire gukora kugira ngo ikurire muri wowe. Ushobora guhera ku mbuto, tubona mu Galatiya 5:22 na 23. Ushobora guhera ku mbuto z'umwuka cyangwa ku biranga abahiriwe. Murabibona muri Matayo 5:3 kugeza kuri 12. Hahirwa biri bifate ubyitoze mu buzima bwawe kugira ngo tugere turushaho kugira akamero ka Kristo. Petero yaravuze ati, ntimugire igihe muta, ahubwo mwihutire kubaka ku byo mwahawe. Kwizera kwanyu mukuzurishe ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, kugaragariza urugwiro bene data n'urukundo rutagira ubugugu. Ibingibi tubona muri Petero wa kabiri, rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5. Version bakoresheje ahangaha yavuze ngo ntimugire igihe muta, ntidute umwanya, ahubwo twihutire kubaka ku byo twahawe. Kwizera kwacu tukuzurisha cyangwa se tukongereho ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, kugaragariza urukundo cyangwa se urugwiro bene data n'urukundo rutagira ubugugu. Ntucike intege ngo ucogore nusitara. Bisaba ubuzima bwose ngo ugire akamero cyangwa se kamere isa niya Kristo. Bisaba ubuzima bwanjye bwose kugira ngo ngere ku kamero ka Kristo. Birasaba ubuzima bwawe bwose kugira ngo ugire kamere isa niya Kristo. Nusitara gatoya, nugira ibyo udakora neza, ntugacike intege. Uzavuga ngo ni mu rugendo rwo kwiga, ndabyutse ndakomeje urugendo. Hari abana b'Imana benshi bemera bakiciraho iteka, Satani akabiciraho iteka iyo basitayeho gatoya. Wongere wibyutse ukomeze mu rugendo. Turi mu rugendo rwo gutunganywa kugeza ku munsi wacu wa nyuma hano mu isi. Muri Timoteyo wa mbere 4:16 haravuga ngo wirinde mu mico yawe kandi witondere n'ibyo wigisha, ntutezuke ukomere ushikame. Paulo n'amagambo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo yirinde mu mico ye kandi yitondere n'ibyo yigisha, ntutezuke ukomere ushikame. Yifuzaga ko ibyo yigisha yasa nabyo, kandi natwe biradukwiriye. Ikindi kibazo twakwibaza cya gatatu, ngo umumaro w'ubuzima bwanjye uzaba uwuhe? Umumaro w'ubuzima bwanjye uzaba uwuhe? Icyo ni ikibazo cy'umurimo wawe. Umurimo wawe uzaba uwuhe mu mubiri wa Kristo? Nyuma yo gusuzuma no kumenya impano zawe, umutima wawe, bya bindi bigutwara umutima nko twagiye tubivuga, ubushobozi bwawe, imiremerwe yawe n'inararibonye, muri make imiterere yawe n'ibikugize, ni uruhe ruhare rukwiriye wagira mu muryango w'Imana? Ni iki wakora kikagaragaza umumaro? Ese hari itsinda ry'abantu mu mubiri wa Kristo nashobora gukorera kubera imiterere yanjye, nkurikije uko nteye, nkurikije ibingize? Ese hari itsinda runaka nafasha nkurikije iby'Imana yanshyizemo mu miremerwe yanjye? Paulo yerekanye imimaro ibiri izana no gusohoza umurimo wawe, agira ati, kuko uwo murimo utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo unatera benshi guhimbaza Imana. Mu Bikorinto ba kabiri igice cya 9 umurongo waho 12. Kuko uwo murimo utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo utera benshi guhimbaza Imana. Imirimo dukora bikurikije imiterere yacu. Muribuka ko ibitugize, ibidutwara umutima, ibyo dukunda, experience zacu, bya bintu byose Imana irabikoresha kugira ngo dukoreshe mu ruhande runaka. Kandi sina ngombwa ko twese duseye tugakunda bimwe, tukitwara kimwe, ntago byagira umumaro. Imana yemeye ko ntandukana nawe, ibyo nkunda bitandukana n'ibyo ukunda, ibyo umutima wawe watwawe nabyo bitandukana n'ibyatwaye umutima wanjye, kugira ngo twuzuzane kandi tugirirane umumaro. Aya magambo meza Paulo avuze
aravuze ngo uwo murimo cyangwa umurimo Imana izagukoresha ntago umara ubukene bw'abera gusa, ntago ugira umumaro abera gusa, aho gutuma n'abantu barushaho guhimbaza Imana. Imana ikoresheje imiterere yawe nuko umeze bigira umumaro mu bwami bw'Imana. Nubwo Imana yagushyizemo ibyangombwa byose ngo ushobore gukorera abandi, ntushobora guhaza ubukene bw'abantu bose. Na Yesu ubwe ntiyabigezeho igihe yari akiri ku isi. Ugomba gutoranya abo ushobora gufasha bikagira umumaro ukurikije imiterere yawe. Ujye wibaza uti ninde numva shaka gufasha kuruta abandi, bikurikije imiterere yawe. Shimira Imana uburyo Imana ikoresha imiterere y'abantu cyangwa se iby'abantu bakunda. Igihe nasomaga aya magambo nibutse mu murimo w'Imana twakoraga Karongi kera mu ntangiriro zawo, umumama umwe wari usanzwe akunda guteka. Nuvuga ngo byaramunezezaga guteka ko mama wo mu rugo gutegura n'ibindi nk'ibi. Igihe kimwe turi masengesho y'iminsi 40 yitangira kujya ateka igikoma. Ryari itorero ritoya n'abantu bakeya kandi benshi badafite ubushobozi cyangwa se hafi ya bose badafite ubushobozi. Buri mugoroba w'iminsi 40 akazana igikoma. Nuvuga ngo yabikoraga anezerewe kuko n'ubundi akunda guteka no gusabana n'abantu. Ndashima Imana yagushyizemo iyo miterere imeze gutyo, ikanshyiramo imeze gutya kugira ngo twuzuzanye. Nta miterere n'imwe Imana yashyize mu muntu y'impfabusa, igira umumaro, ikamara ubukene bw'abera kandi ikaberaho guhimbaza Imana. Abatabaga bafite uko bari burye muri uwo mugoroba, urumva byateraga imitima yabo guhimbaza Imana, ndetse bikaba byazana n'abandi bantu mu nzu y'Imana kuko bazi ko ari n'ikindi kintu bari bufate. Kandi uwo nguwo kabikorera akoreye mu miterere ye n'uburyo asanzwe akunda ibyo akunda. Imana yacu itugirire neza. Ugomba rero nawe gutoranya abo ushobora gufasha bikagira umumaro ukurikije imiterere yawe. Ntabwo uzashobora gusavinga abantu bose, ntabwo uzashobora gufasha abantu bose, ndetse tunabishoboye twakwihindura Imana, ariko hari igice kigendanye n'imiterere yawe Imana yakoreramo ukagira umumaro abantu kandi bigatera abantu guhimbaza Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani igice cya 15:16 Yesu yaravuze ati nabashyiriyeho kugira ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Buri wese muri twe azera imbuto zo mu buryo butandukanye. Imbuto zawe zitazatandukana n'izanjye, ariko zose zizagira umumaro abandi bantu kandi zibereho guhimbaza Imana. Yesu yadushyiriyeho kugira ngo tugende twera imbuto kandi imbuto zacu zigumeho. Reka ibyiza uzi gukora we kubirekeraho. Subiza amaso inyuma, wibuke ibyiza wajya gukorera abera, wibuke ibyiza wajya kugirira itsinda runaka, ukabikora unezerewe kuko ari byo bigendanye n'imiremerwe yawe n'imiterere yawe. Usubiza amaso inyuma, ibyiza waba wararetse wongere ubikore. Mbibutse ko igifite umumaro atari kubikorera abantu benshi, atari ukwamamara. Nubwo wabikorera umwe, nubwo wabikorera babiri, ab'Imana zayacisha ubugufi bwawe. Kwaba ari ukwera imbuto byamara ubukene, byamara byagirira abo bigirira umumaro kandi bigahesha n'izina ry'Imana icyubahiro. Ikindi kibazo twibaza kiravuga ngo nubuhe butumwa butangwa n'ubuzima bwanjye. Buri buzima bwa buri muntu wese bufite message budegaje, bufite message butanga. Nubuhe butumwa rero butangwa n'ubuzima bwanjye cyangwa bwawe? Iki ni ikibazo kijyanye n'umurimo wawe mu batizera. Icyemezo cy'umurimo ubutumwa bwawe ni kimwe mu bigize icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe. Wagombye gushyiramo umugambi wawe wo kugeza ku bandi ubuhamya bwawe n'ubutumwa bwiza. Wagombye no gukora urutonde rw'amasomo y'ubuzima n'ibigushishikaza mu mwuka Imana yaguhaye ngo ujye usangira n'abandi. Uko ugenda ukura, Imana ishobora kuguha itsinda ry'abantu ryihariye bo kwibandaho ngo ubagezeho ubutumwa. Ibyo nabyo ubyongere ku cyemezo cyawe. Uko ugenda ukura, Imana ishobora kuguha itsinda ry'abantu ryihariye bo kwibandaho ngo bagezeho ubutumwa. Ibyo nabyo ubyongere ku cyemezo cyawe. Ibi ngibi nabyo twabivuzeho. Hari igihe Imana ishyira umutwaro w'imwihariko ku itsinda ry'abantu runaka. Umuntu akaba afite umutwaro wo gukunda indaya zigurisha ku muhanda mu buryo bukabije, azikunda cyane, akarara ijoro, akabyuka, akazibwira neza, akaba yaziye amafaranga, akazigisha ubutumwa bwiza. Undi akaba afite umutwaro w'abamayibo, undi akaba afite umutwaro w'imiryango, undi akaba afite umutwaro w'abacuruzi, undi akaba afite, nuvuga ngo Imana ishyira umutwaro runaka ku mitima yacu, ariko umutwaro uhabwa abandi abatangiye gukora. Haguruka ukore muri rusange icyo wiyumvamo, icyo ubona ukenewe. Nibiba ngombwa Imana izashyiramo ikintu kiri specifique ku buzima bwawe n'itsinda ry'abantu runaka. Niba uri umubyeyi, umwe mu mirimo yawe ni ukurera abana bawe ngo bamenye Kristo. Uwo ntabwo ari umurimo woroshye, nta nubwo ari n'umurimo usuzuguritse. Niba uri umubyeyi, umwe mu mirimo yawe ni ukurera abana bawe ngo bamenye Kristo, kubafasha kumenya intego ze ku buzima bwabo no kubohereza ngo bajyane ubutumwa mu isi. Ushobora kongera iyi ntego ya Yosuwa mu byemezo byawe muri Yosuwa 24:15 aho yagize ati naho nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mbega ukuntu ibi bintu tubikoze, tubishyizeho umutima, tubisengeye, tubishoboye, hahinduka ibintu byinshi
muri generasiyo yacu. Maramaza mu mutima wawe uvuge ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwibuke ko gukiza atari ukwacu, ariko kuvuga no gutoza no kwera imbuto ni ibyacu. Gusenga no kuvuga ubutumwa bwiza no kugaragaza ibyo Imana ishaka ko tugaragaza, ibirwo n'uruhare rwacu. Kwibutsa abo tubana, abana bacu, imiryango yacu, urwo ngurwo n'uruhare rwacu. Nawe ugambire mu mutima wawe ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Birumvikana ko ubuzima bwacu bugomba kujyana kandi bugashyigikira ubutumwa dutanga. Mbere yuko abatizera benshi bazemera Bibiliya nk'iyo kwiringirwa, bashaka kubanza kumenya niba twe ubwacu turabo kwiringirwa. Aka kantu ni ak'ingenzi cyane. Ubuzima bwanjye bugomba kugendana n'ubutumwa bwiza mbwiriza. Mbere yuko abatazizera Kristo biringira Bibiliya ko ariyo kwiringirwa, bakeneye kumenya ko njyewe ndi uwo kwiringirwa. Bakeneye kumenya ko wowe watangiye urugendo rw'agakiza uri uwo kwiringirwa. Mbere yuko Bibiliya ibabwira, bakeneye kubwirwa n'ubuzima bwawe. Ni byiza ko tugendanisha ubutumwa tuvuga n'ubuzima bwacu. Emera ube uwo kwiringirwa no mu ntege nkeya. Wibuke ko hari abantu batizera bashobora kuzakizwa n'ubwiringirwe bwawe no kuba uwizerwa kwawe. Biharanire, birwaneho cyane cyane, wemere kuba uwizerwa. Ndabizi ko bivunanye, ndabizi ko ari byo bidusaba gutakaza, ndabizi ko hari imvune runaka, ariko emera kuba umwiringirwa kugira ngo barimo bakureba bazemere na Kristo, baziringire na Kristo, baziringire n'icyo Bibiliya ivuga. Iyo tutabaye abiringirwa bituma na Bibiliya yacu ikiringirwa mu maso yabo. Imana yacu itugirire neza kandi bidushoboze. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abifilipi 1:27 niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo icyakora mukore ku buryo mukora ibikwiranye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mukore, mugerageze gukora ibikwiranye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ninde tuzafatanya? Iki ni ikindi kibazo twibaza. Ninde tuzafatanya? Iki ni ikibazo kijyanye n'ubusabane. Uzagaragaza ute urukundo ukunda abandi bizera n'ubufatanye bwawe n'umuryango w'Imana? Ni hehe uzashyira mu bikorwa amategeko ajyanye n'ibyo tugomba kugirirana n'abandi ba Kristo? Ni irihe torero ugiye kujyamo ngo uhabarirwe nk'urugingo rufite icyo rukora? Uko urushaho gukura niko uzarushaho gukunda umubiri wa Kristo kandi ugashaka kuwitangira. Uko urushaho gukura niko uzarushaho gukunda umubiri wa Kristo kandi ukarushaho kuwitangira. Mbibutse ko Kristo akunda umugeni we. Kristo akunda itorero rye. Ntabwo ari twebwe dushinzwe kugaragaza ubwambure bw'umugeni wa Kristo. Hari igihe abantu babikora batabitekerejeho, ariko akenshi tubiterwa n'ubwana. Uko dukura mu mitima yacu niko tugambirira guhishira ubwambure bw'umugeni wa Kristo. Kristo akunda umugeni we kandi ntabwo yifuza ko watanga amatangazo yo kuvuga ubwambure bwe n'intege nkeya ze. Rero ko umuntu akura akwiriye kugambirira kuba urugingo rumwe mu bagize umubiri wa Kristo, kugira itorero yiyasosiyaho, kugira itsinda asanga akarigiramo umumaro. Uko urushaho gukura niko uzarushaho gukunda umubiri wa Kristo kandi ugashaka kuwitangira. Ubwana budutera kwanga umubiri wa Kristo, budutera amashyari n'amahane n'ibindi bintu byose bidashinga. Ariko gukura bidutera gukunda ingingo zigize umubiri wa Kristo, kuzibabarira, kuzihanganira, kumenya ko ari ingingo bagenzi bacu, kumenya ko ubwambure bwabo ari ubwambure bwacu, kumenya ko isoni zabo ari zo soni zacu. Iyo umuntu akiri mutoya yishimira gukiranirwa kw'abandi, ariko ko umuntu agenda akura yumva yatwikira, yakavaringa, bitavugwa, ubwambure bwe butavugwa, isoni ze n'amanyanga ye no kunanirwa kwe no kugwa kwe nta hantu byavugwa. Umwami Imana adukuze, atugeze ku rugero rushyitse kugira ngo dushobore gutwikira ubwambure bw'umugeni wa Kristo, kuko burya ni umugeni wa Kristo kandi umukwe wese akunda umugeni we. Bibiliya iravuga mu Befeso 5:25 ngo Kristo yakunze itorero araryitangira. Wagombye nawe kongera mu cyemezo cyawe amagambo yerekana urukundo ukunda itorero ry'Imana. Ushobora kuba warakomerekeye mu murimo w'Imana runaka, warakomerekeye mu itorero runaka, ariko bike ko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Nawe biragukwiye ko wagira icyo ukora cyerekana urukundo ukunda itorero cyangwa ingingo za Kristo bagenzi bawe. Uko ugenda wiga ibisubizo byawe kuri ibyo bibazo, ugenda wongeramo imirongo ya Bibiliya ifite icyo kubwira kuri buri ntego. Uko ugenda wiga ibisubizo byawe kuri ibyo bibazo tumaze kwibaza, ugenda wongeramo imirongo ya Bibiliya ifite icyo ikubwira kuri buri ntego. Hari imirongo myinshi nk'iyo uzasanga muri iki gitabo bishobora kugufata ibyumweru cyangwa amezi ngo ushobore kunonosora icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe nk'uko ucyifuza. Usenge, ubitekerezeho, uvugane n'inshuti zawe magara kandi utekereze kuri iyo mirongo y'ijambo ry'Imana bijyanye. Ushobora gukenera gusubiramo kenshi mbere yo kugera ku cyo wifuza. Bya bindi wanditse ushobora gukenera kubisubiramo kenshi ukagenda urobanuramo iby'ingenzi. Niyo waba warangije
uzakenera kujya uhinduraho utuntu tumwe na tumwe uko ibintu bigenda bihinduka, n'Imana ikaguha kurushaho gusobanukirwa imiterere yawe. Hejuru yo kwandika icyemezo cy'intego z'ubuzima kirambuye, ni byiza nanone gufata mu nteruro yerekana mu ncamake za ntego eshanu z'Imana ku buzima bwawe mu buryo bworoshye kubwibuka kandi bugutera umwete. Iyo umuntu ashaka kwibuka ikintu agishyira mu magambo ye kandi mu ncamake kugira ngo azahore akibuka. Yaduhaye ingero, katumaze dusome iri jambo ry'Imana mu Migani 22:18, haravuga ngo bizakubera byiza nubizirikana ukajya uhora witeguye kubihoza mu mvugo. Ibintu twibuka ni ibintu tuzirikana, ni ibintu duhoza mu mvugo. Buri ikintu utavugaho, ikintu udatekerezaho kizajya kure y'umutima wawe, kizajya kure y'ibitekerezo byawe. Mu mvugo yoroheje rero ushobora gukoresha amagambo y'incamake ya ziriya ntego z'Imana ku buzima bwawe, ukavuga ngo intego y'ubuzima bwanjye ni ukuramya Kristo n'umutima wanjye wose, nkamukorera n'imiterere yanjye, nkagirana ubusabane n'umuryango we, nkakura nsa nawe mu mico yanjye, kandi ngasohoza ubutumwa bwe mu isi ku buryo muhesha icyubahiro. Hano harimo ziriya ntego eshanu zose, reka nongere mbivuge. Havuze ngo intego y'ubuzima bwanjye ni ukuramya. Ibi bintu bibyukanye mu mutima wanjye, ntabwo nakora ikintu kibabaza Imana. Intego y'ubuzima bwanjye ni ukuramya, ni ukunezeza Imana. Ibyo bintu bigumye mu mutima wanjye ni ukuri kubabaza Imana no kubabaza abantu, kuko iyo twanejeje Imana n'abantu baranezerwa, byaduhora hafi. Intego y'ubuzima bwanjye ni ukuramya Kristo n'umutima wanjye wose, nkamukorera n'imiterere yanjye, nkagirana ubusabane n'umuryango we, nkakura nsa nawe mu mico yanjye, kandi ngasohoza ubutumwa bwe mu isi ku buryo muhesha icyubahiro. Indi nteruro yoroheje yakoresheje umukozi w'Imana iravuga ngo intego y'ubuzima bwanjye ni ukuba umwe mu muryango wa Kristo, nkaba icyitegererezo cy'imico ye. Icyaduha twese abakristo tukagambirira iki kintu, kuba icyitegererezo cy'imico ya Kristo mu isi. Abantu bakakwigiraho ubugwaneza, abantu bakakwigiraho guca bugufi, abantu bakakwigiraho gukunda, ayiwe abantu bakatwigiraho imico igize Kristo. Ibintu tubigambiriye twazana impinduka ikomeye mu bwami bwa Data. Nkaba icyitegererezo cy'imico ye, umukozi ugabura iby'ubuntu bwe, intumwa y'ijambo rye n'uwamamaza icyubahiro cye hose. Ariko uzi kujya gucuruza mu isoko ubizi ko uri intumwa ya Kristo, uzi kujya gukina umupira, kujya muri entraînement, kujya mu mikino itandukanye, ariko ugiye nk'intumwa ya Kristo. Uzi uburyo byahindura imyitwarire yawe, byahindura uko uvugana n'abantu, byahindura uko ubana n'abantu, ukajya mu rugo runaka ugiye uri nk'intumwa ya Kristo, ukinjira mu ishuri, muri kaminuza cyangwa muri segonderi cyangwa hehe ugiye nk'intumwa ya Kristo, ukagenda uri umusore cyangwa uri inkumi ariko wiyizi kuri intumwa ya Kristo. Byazana impinduka zikomeye mu bwami bw'Imana. Gukomeretsanya, kwangana, ibyo ni ibintu byajya kure yacu. Reka umunsi wifate nk'intumwa ya Kristo aho ujya ahariho hose. Intego kandi y'ubuzima bwanjye ni ugukunda Kristo, gukurira muri Kristo, kwamamaza Kristo, gukorera Kristo mu itorero no gufasha umuryango wanjye n'abandi nabo gukora batyo. Intego y'ubuzima bwanjye ni ugukunda Kristo, ni ugukurira muri Kristo, ni ukwamamaza Kristo, ni ugukorera Kristo mu itorero no gufasha umuryango wanjye n'abandi nabo gukora batyo. Ni ukuri ndimo ndibwira mu mutima wanjye ngo izi bintu nza kubyumva kera, hari ibintu byinshi n'amakosa menshi ntari gukorera abandi bizera. Ndahamya ko nawe aho byumviye wafata umwanzuro wo kugira umumaro mu mubiri wa Kristo. Tubereho Kristo, tugaharanira kungura bagenzi bacu. Hari ibintu byinshi tutakora, hari abantu benshi tutakomeretsa, hari abantu benshi tutababaza, ariko hari igihe tuba abakristo dusa nkaho turi nyamwigenda, dusa nkaho tudahagarariye Kristo ku isi, bigatuma dukora amakosa menshi kandi tubabaza benshi mu nzira yacu irimo igana mu ijuru. Intego y'ubuzima bwanjye kandi ni ukugaragaza ubwitange ku itegeko riruta ayandi n'inshingano iruta izindi. Intego y'ubuzima bwanjye kandi ni ukugaragaza ubwitange ku itegeko riruta ayandi. Itegeko riruta ayandi muraryibuka, no gukunda Imana n'umutima wanjye wose, no gukunda mugenzi wanjye nkuko nikunda. N'inshingano iruta izindi ni ugutwara ubutumwa bwiza, ni ukwamamaza Kristo namenye kugira ngo abantu bazabane n'Imana mu ijuru. Imana yacu itugirire neza. Ushobora kandi gutangira kwibaza uti, none se ubushake bw'Imana ku kazi kanjye cyangwa ku muryango wanjye, ku hantu ngomba kuba cyangwa kujya mu ishuri? Mu by'ukuri ibyo byose si iby'ingenzi mu buzima bwawe, kandi hari amahitamo menshi ushobora kugira mu buzima, kandi yose akaba ari mu murongo w'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Reka nsubiremo iki kintu kuko kijya kijijisha abantu benshi. Ushobora gutangira kwibaza uti, none se ubushake bw'Imana ku kazi kanjye cyangwa ku muryango wanjye cyangwa ku hantu ngomba kuba cyangwa kujya mu ishuri? Mu by'ukuri ibyo byose si iby'ingenzi mu buzima bwawe, kandi hari amahitamo menshi ushobora kugira mu buzima, kandi yose akaba ari mu murongo w'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yifuza cyane si uko wiga mu ishuri runaka, si uko ukora akazi runaka, ahubwo ni ukugaragaza
za ntego z'Imana ku buzima bwawe muri buri shuri wajyamo, muri buri kazi wajyamo. Hari abana b'Imana benshi babazi gukora ibintu byiza runaka bakanga kubikora, bagategeza ngo Imana izabanze imbwire ko nziga Kabgayi, izabanze imbwire ko nziga mu by'Imana. Hari igihe Imana koko ishobora kubivuga, ariko hari n'igihe itashobora kubivuga. Iyo Imana itabivuze ukora ibyiza, ibitababaje Imana, ibyo wiyumvamo mu bwenge bwawe n'umutima wawe nama ukabikora. Icyo Imana iba yifuza ni ukubiherekereza, gusohoza intego zayo ku buzima bwawe aho waba ubarizwa ahariho hose. Hari igihe koko Imana ivuga ikakubwira ngo ndagushaka mu gihugu runaka, ndagushaka mu kazi runaka, ariko hari igihe Imana idatanga izo detaye, kandi bitavuga ko umuntu ari kure y'Imana, bitavuga ko Imana ititaye ku buzima bwe. Oya, ikiba yifuza nuko mu mahitamo yawe menshi Imana yaguhaye yifuza ko wagaragaza intego zayo ku buzima bwawe aho wabarizwa ahariho hose. Ibi ngibi impamvu mbitindaho byari mise abana b'Imana benshi. Hari abana b'Imana benshi ashobora kwicarana igishoro cyo gucuruza umwaka, akakicarana imyaka 2 avuga ngo nkeneye ko Imana imbwira ngo ni ugucuruza imodoka cyangwa no gucuruza imyaka, nkeneye ko Imana imbwira ngo ni gucuruza imyenda cyangwa no gucuruza izo detail. Hari igihe Imana itazinjiramo kandi ntibigire icyo bitwara ubwami bwayo. Icyo Imana iba yifuza nuko wasohoza intego zayo ku buzima bwawe, icyo waba winjiyemo icyo ari cyo cyose. Icyangombwa nuko usohoza intego z'Imana zihoraho, utitaye ku hantu utuye, aho ukora cyangwa uwo mwashakanye. Ibyo umuntu agambira mu mutima we biba byinshi, ariko ibyo Uwiteka ashaka nibyo bisohora. Ayo magambo tuyabona mu Migani 19:21. Ibyo umuntu agambira mu mutima we biba byinshi, ariko ibyo Uwiteka ashaka nibyo bisohora. Ujye rero urangamira intego z'Imana ku buzima bwawe aho kwita ku migambi yawe bwite, kuko imigambi y'Imana ariyo ihoraho iteka. Mbibutse ko imigambi yacu irangira, ariko si bibi kuyigira. Abantu bafite gahunda mu buzima rwose bagira ingamba, bakagira imigambi, bakanayigeraho, kandi ni byiza pe. Birinda kujagarara, birinda gutakaza umwanya, birinda gupfusha ubusa. Iby'Imana yaduhaye ni byiza, ariko byo birarangira. Ariko intego z'Imana ku buzima bwacu zo zihoraho iteka. Nigeze kumva n'urugero agiye kuduha Rick Warren. Nigeze kumva umuntu atanga igitekerezo cy'uko wagombye kwiha intego z'ubuzima ushingiye ku byo wakwifuza ko abandi bazakuvuga bahagaze ku mva yawe umunsi wo kuguhamba. Ngo utekereze abantu bose bakuvuga neza cyane gusa, maze wibuke imigambi yawe uhereye kuri ibyo. Hari abantu benshi bavuga nk'uko uyu muntu Rick Warren yumvise avuga ngo wite ku cyo abantu bazakuvugaho ku munsi wawe wa nyuma, kwa kundi bagiye kudushyingura ku irimbi, ngo byaba ari byiza rwose abantu bose bakuvuga neza. Ariko Rick Warren aratwibutsa ikindi kintu. Yavuze ngo nkubwije ukuri, iyo nama ntabwo ari nziza. Igihe wapfuye ibyo abantu bazakuvuga nta gaciro bizaba bigifite. Ikizagira icyo kimara n'Imana izakuvugaho. Impamvu ibintu ari ingenzi nuko ubuzima bw'umuntu bushobora kwihisha pe ntubumenye, ukabona kote yanjye nziza gusa, ukabona uruhande rwanjye rwiza gusa, ntubimenye. Ushobora no kukugirira neza irimo uburyarya, mfite ibindi bintu ngushakaho, mfite indi mibare, mfite ibyo. Ni ibintu tubona inshuro nyinshi. Umuntu ashobora kubera inshuti muryango, asa nk'inshuti providinga, afite ibyo abafasha, ariko mu by'ukuri agamije gutwara umugore muri urwo rugo, agamije gutwara umugabo muri urwo rugo, agamije imigambi mibi, kuko abantu ni bagari, ni banini, ntabwo twabasha kubimenya. Rero ikizagira umumaro ku munsi wanjye wo gupfa, yego abantu ntibamvuga neza bizaba ari byiza, abantu ntibantangire ubuhamya bw'ibyo nabafashe bizaba ari byiza, ariko icy'ingenzi cyane ni Imana izabimvuga, kuko Imana imenya mu bwihisho bw'umutima wanjye, ikamenya impamvu yanteye gukora buri kintu cyose. Imana yacu itugirire neza. Rero igifite umumaro, icyo tugomba kuberaho ni Imana ituvugaho. Mu Bitesalonike ba mbere 24, Abitesalonike ba mbere 2:4 haravuga uwo mugambi wacu ni ukunezeza Imana, si ukunezeza abantu. Ikizagira icyo kimara ni Imana yo izakuvugaho. Uyu murongo ukatubwira mu Bitesalonike ba mbere 2:4 agace ka B ngo umugambi wacu ni ukunezeza Imana, si ukunezeza abantu. Ariko nagira ngo mbabwire ko iyo twanejeje Imana burya n'abantu turabanezeza, kereka ababi n'abafite imigambi mibi n'abadushakaga mu bibi, cyangwa se abikunda. Hari igihe umuntu akwinjiza ashaka kujyana mu kintu arimo ku ngufu, ibyo biba kenshi ari ukwikunda. Ariko iyo twanejeje Imana, abantu beza nabo baranezerwa, abantu nabo babyungukiramo. Umunsi umwe Imana izagenzura uburyo washubije ibibazo bikurikira ku mikoreshereze y'ubuzima bwawe. Umunsi umwe Imana izagenzura uburyo washubije ibibazo bikurikira ku mikoreshereze y'ubuzima bwawe. Icyambere, ese wagize Yesu urufatiro rw'ubuzima bwawe? Hari igihe Imana izakubaza icyo kibazo. Ese waba waragize Yesu urufatiro rw'ubuzima bwawe? Aka kantu nkavugaho, hari abana b'Imana benshi bakirijwe ariko Yesu atari urufatiro rw'ubuzima bwabo.
ibintu bimwe n'ibyemezo bimwe babikora uko bashaka batamugishije inama, batemeye kubikora nk'uko we ashaka. Icyo gihe ntabwo Yesu aba ari urufatiro rw'ubuzima bwawe. Ese witaye ku gutunganya kamere yawe ni kwa gukura? Ese waba waritaye ku gutunganya kamere yawe? Ikindi kibazo, ese wakoresheje ubuzima bwawe ufasha abandi? Ikindi kibazo cya kane, ese washyikirije abandi ubutumwa yaguhaye kandi usohoza umurimo wawe? Ikindi kibazo cya gatanu Imana izakubaza, ese wagaragaje urukundo kandi ugira uruhare mu muryango w'Imana? Ese wagaragaje urukundo kandi ugira uruhare mu muryango w'Imana? Ibyo nibyo bibazo bizagira icyo bikumarira. Mbibutse ko urukundo nirwo Yesu yavuze ngo niho bazatumenyera ko turi abigishwa bye. Inzangano ziri mu mubiri wa Kristo ntabwo zigira akagero, ariko Imana itubabarire ibyo twishe kera. Wowe nanjye dufata umwanzuro uyu munsi wo gukemura ibintu. Ikintu kiranga ubukristo bwanjye, ikintu kiranga ubukristo bwawe ni urukundo, nta kindi. Niho bazatumenyera ko turi abigishwa ba Kristo. Imana yacu tugirire neza. Mu Bikorinto ba 2:13 haravuga ngo intego yacu ni ukugera ku rugero rw'umugambi w'Imana. Dukwiye gusubiza ibibazo Imana izatubaza, tukabivuga nko Paulo yabivuze. Tuvuga ngo intego yacu ni ukugera ku rugero rw'umugambi w'Imana. Ibyo Imana yadushakagaho ikaba yarabitubonyeho. Imana ishaka kugukoresha. Haciyeho nk'imyaka, agiye kuvuga ku buzima bwe, haciyeho nk'imyaka 30 nsomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 36. Interuro ngufi yahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Uyu ni Pastor Rick Warren urimo wivuga ngo haciyeho imyaka irenga 30, ubwira narenga kuko igitabo yacyanditse haciyemo imyaka. Ngo yasomye uyu murongo mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 36 uhindura byinshi mu buzima bwe. Ngo yari amagambo 7 gusa, ariko byabaye nka kashe bateye ku rupapuro igafata. Aya magambo nayo yafashe mu bwenge bwanjye. Undi Rick Warren wivuga aho Bibiliya ivuga iti Dawidi yakoze iby'Imana yashatse mu gihe cye. Nuvuga ngo nayo magambo yahinduye uko yafataga ubuzima bwe. Dawidi yakoze iby'Imana yashakaga mu gihe cye. Ibyo byatumye sobanukirwa, arimo arivugaho, ibyo byatumye sobanukirwa icyatumaga Imana ivuga ngo Dawidi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Nanone ibyo tubibona muri iki gice cya 13 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 22. Dawidi yari yareguriye ubuzima bwe gusohoza imigambi y'Imana ku isi. Haratubwiye ngo icyatumye Imana ivuga ngo Dawidi umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka, nuko Dawidi yakoze ibyo yasabwaga gukora byose mu gihe cye. Uvuga ngo yasinziriye, yarasohoje imigambi y'Imana ku buzima bwe. Nta kabuza Imana izishimira ubuzima bwawe, izishimira ubuzima bwanjye nimberaho gusohoza imigambi y'Imana. Umunsi nasinziriye, umunsi napfuye muri uyu mubiri, nanjye ngashobora kuvuga ngo, cyangwa bakavuga ku buzima bwanjye ngo yasohoje iby'Imana yashakaga ko akora byose. Nta magambo meza arutayo bashobora kukuvugaho ku munsi wo guhambwa kwawe. Tekereza banditse kumva yawe ngo yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye. Ibi bintu biranejeje. Yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye. Ntabwo Imana ishaka kugukoresha mu gihe kitari icyawe, irashaka gukoresha mu gihe cyawe. Isengesho ryanjye nuko abantu bazashobora kumvugaho ayo magambo umunsi narangije urugendo rwanjye ku isi. Kandi ndasenga ngo nawe nupfa ayo azaba ariyo magambo bazakuvugaho. Niyo mpamvu nakwandikiye iki gitabo. Aya ni amagambo Rick Warren arimo kuvuga. Arifuza ko bazavuga ko yakoze ibyo yasabwaga gukora byose, ndetse nawe arabikwifuriza. Nicyo cyatumye atwandikira iki gitabo gifite umumaro utangaje. Iyo nteruro niyo ncamake y'ubuzima bwakoreshejwe neza. Incamake y'ubuzima bwakoreshejwe neza ni ukuvuga ngo yakoze iby'Imana yarashatse ko akora mu gihe cye. Gusohoza imigambi y'Imana ihoraho kandi irenze ibihe mu buryo bukwiriye, igihe ugezemo kandi ukabikorera igihe. Gusohoza imigambi y'Imana ihoraho kandi irenze ibihe mu buryo bukwiriye, igihe ugezemo kandi ukabikorera igihe. Ibyo ni byo kugira ubuzima bufite intego. Abagiye mbere yacu n'abazaza nyuma yacu ntibashobora gusohoza imigambi y'Imana mu gihe cyacu. Abagiye mbere yacu babandi dusoma muri Bibiliya intwari zo kwizera, tukazisoma tukumva turanezerewe. N'abazaza nyuma yacu ntabwo bafite gukorera muri iki gihe turimo. Abafite gukora muri iki gihe turimo ni wowe nanjye twavutse muri iki gihe. Nitwe twenyine dushobora kubikora. Nka Esteri, Imana yakuremeye ngo uzagire umumaro mu gihe cyawe. Esteri 4:14 atubwira ngo uzagire umumaro mu gihe nk'iki. Imana irifuza ko wagira umumaro mu gihe cyawe. Hari igihe abantu bashukwa bakifuza ngo iyo nza kuba narabayeho mu gihe cya Daniel, iyo nza kuba naragendanye na Paulo, iyo nza kuba narabayeho nkibonera Yesu yambaye umubiri. Oya,
si ibyo ngibyo Imana yashimye kuvuka muri iki gihe kandi ugakorera muri iki gihe, kandi Imana izakubaza icyo wakoresheje mu gihe cyawe Imana yaguhaye. Ntizabikubaza ibyo mu gihe cyabanje mbere yawe cyangwa icyo mu gihe cy'abazaza nyuma yawe. Imana iracyashakisha abantu bo gukoresha. Bibiliya iravuga ngo amaso y'Uwiteka areba ku isi hose kugira ngo akomeze abamwiyeguriye babikuye ku mutima. Amaso y'Imana aho iyo niruka ngendera inzira imwe, ntago ajya hirya no hino, ngo buri ntambwe inganisha ku ntego. Reka turebe ko avuga muri Bibiliya yera, Abikorintho ba mbere 9:26 ngo nuko nanjye ndiruka ariko si nkutaza hwajya, ntabwo agenda buhoro ariko ntazerera, yari gusohoza imigambi yose Imana b'Imana benshi bagenda n'ubwoba yansabaga gukora, kuko ntataye umwanya, kuko nirukankaga nkuzi ahonjye. Imana yacu tugire neza, ibi ngibi nawe bikubere intego y'ubuzima. Hari umunsi amateka azashyirwaho iherezo, ariko ubugingo bw'iteka bwo buzakomeza. Hari umunsi amateka n'ibyo twakoze mu buzima bwacu bizashyirwaho iherezo, uko wabayeho, ibyo wabayemo, ibyo washoboye hano ku isi n'ibyo utashoboye, hari umunsi bizashyirwaho akadomo ubuzima bwawe, ariko ubuzima bw'iteka bwo buzakomeza. Ejo hazaza harabagirana ubwiza bw'amasezerano y'Imana. Nubona gusohoza imigambi y'Imana byagukomereye, ntuzemere gucika intege. Ujye wibuka ibihembo bigutegereje kuko bizahoraho iteka. Nubona gusohoza imigambi y'Imana aho bigukomereye, uzibuke ibi ngibi, ntuzemere gucika intege. Ujye wibuka ibihembo bigutegereje kuko bizahoraho iteka. Ibihembo bigutegereje si ibishira, ni ibizahoraho iteka. Bibiliya iravuga ngo amakuba y'akanya gato duhura nayo muri iki gihe adutegurira ikuzo ry'iteka ry'akataraboneka risumba kure ibyo byose. Abikorintho ba 2:4-17. Amakuba yacu cyangwa ibyago byacu by'igihwayihwaye ni ibintu bidakomeye, ni ibintu bishira. Amakuba yose wahura nayo najya ngubwire ko azashira, afite iherezo mu bugingo buhoraho, ntuzabanayo nayo makuba. Rero uyu murongo uratubwiye ngo amakuba y'akanya gato. Amakuba y'akanya gato Bibiliya ivuga ashobora kumara umwaka, ashobora kumara 20. Ibyago byose wahurira na hano Bibiliya ibyita iby'akanya gato, kuko hari ahandi hantu tuba iteka ryose. Amakuba y'akanya gato duhura nayo muri iki gihe adutegurira ikuzo ry'iteka ry'akataraboneka risumba kure ibyo byose. Ndeka nkubwire iri jambo nubwo rikomeye, nubwo warangiriza ubuzima bwawe mu byo isi yita ibyago, uzagambire ko nta kintu cyagutandukanya kuzabana n'Imana mu ijuru. Ibyo byago ushobora kubimaramo imyaka 50, 80, 70, 10, 5, umwaka wose. Muri ibyo byago uzabuciyemo ntuzakuremo umugambi wagutandukanya n'Imana, kuko aho uzajya kubana n'Imana ni mu buzima bw'iteka, n'ibihe bitabarirwa mu myaka, n'ibihe bitabarirwa mu masaha. Rero ibyo byago n'amakuba byakubaho, nubwo byakubaho mu minsi ufite hano ku isi, ntabwo byagereranywa n'ibihe by'ubwiza uzabana n'Imana mu ijuru. Hari igihe amakuba no kuremererwa n'ibyago n'ubukene n'inzara biducogoza tukaba twatandukanywa n'Imana, kuzabana n'Imana mu buryo buhoraho. Reka rero amakuba yakwibasira, reka ibyago by'ubuzima byakwibasira ntibizatume ugamburura ngo wice cyangwa wibuze kuzabana n'Imana mu bihe by'iteka. Niyo mpamvu Bibiliya ibyita amakuba y'igihe gitoya. Uko yatinda ku buzima bwacu muri none, Bibiliya cyayita ay'igihe gitoya. Gerageza kwiyumvisha uko bizaba bimeze umunsi umwe twese duhagaze imbere y'intebe y'Imana, tuyimurikira ubuzima bwacu, dushimira cyane kandi turamya Kristo tubikuye ku mutima. Tuzavugira hamwe ngo ni wowe ukwiriye mwami wacu, koko Mana yacu, uhabwe ubwiza, icyubahiro, ubutware. Byose ni wowe wabiremye kandi byose byaremwe kuko wabishatse. Abantu batekereza kuri uyu munsi nibo bagira ubuzima butsinda icyaha, butsinda gucika intege, butsinda inzangano. Abantu batekereza kuri uyu munsi bana mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11. Tekereza, gerageza kwiyumvisha uko bizaba bimeze umunsi umwe twese duhagaze imbere y'intebe y'Imana, tuyimurikira ubuzima bwacu, dushimira cyane kandi turamya Kristo tubikuye ku mutima. Tuzavugira hamwe ngo ni wowe ukwiye mwami wacu, koko Mana yacu, uhabwe ubwiza, icyubahiro, ubutware. Byose ni wowe wabiremye kandi byose byaremwe kuko wabishatse. Tuzamuhimbariza imigambi ye kandi tubereho gusohoza intego ze ubutagira iherezo. Ndakwifuriza ko twazahurira muri ubwo buzima. Kugira ngo tuzahurireyo nuko hari ibintu bimwe wakuraho amaso uyu munsi. Ntugambire gusohoza za ntego z'ubuzima bwawe gusa zisanzwe n'aya migambi upanga ishira, aho ukagambira ko intego z'Imana ku buzima bwawe zasohozwa mu minsi ufite hano ku isi. Imana yacu tugire neza. Tugiye kuvuga mu ncamake, ariko reka tubanze tuvuge ku ngingo yo kuzirikana kuri uyu munsi wa 40.
ingingo yo kuzirikana iragira iti kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kubaho z'ukuri. Kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kubaho z'ukuri. Hari abantu babayeho bucya bukira gutyo gusa ariko ubuzima budafite intego. Kubaho rero by'ukuri ni ukubaho ufite intego. Umurongo wo gufata mu mutwe ni mu Byakozwe n'Intumwa 13:36 ngo Dawidi yakoze iby'Imana yashatse mu gihe cye. Byakozwe n'Intumwa 3:36. Ndifuza ko umurongo wawe usigarana mu mutima wawe. Wavuze ngo Dawidi yakoze iby'Imana yashatse mu gihe cyawe. Shyira mu izina ryawe ku munsi wawe wa nyuma hano mu isi, uzarangize uvuga ngo wakoze iby'Imana ashaka ko wakoraga byose. Dawidi yakoze iby'Imana yashatse mu gihe cye. Shyira mu izina ryawe. Hortense yakoze iby'Imana yashatse gukora byose mu gihe cye. Jeanne yakoze iby'Imana yashatse gukora byose mu gihe cye. Paul yakoze iby'Imana yashatse ko akora byose mu gihe cye. Jacques yakoze iby'Imana yashatse ko akora byose mu gihe cye. Reka ushyire mu izina ryawe. Iri jambo rigume mu mutima wawe, rigume mu bitekerezo byawe, bizatuma hari ibintu bimwe wigiza kure y'ubuzima bwawe, bizatuma hari ibintu bimwe utajyamo bidafite umumaro w'iteka ryose. Ikibazo cyo gutekerezaho kiragira giti ni ryari, nifuza ko byakubera none cyangwa igihe uzumvira ubu butumwa bwiza, ni ryari nzicara ngo nandike ibisubizo byanjye ku bibazo 5 by'ingenzi ku buzima, ni ryari nzandika intego zanjye. Bikubere ubuzima, wicare ubitekerezeho, gusohoza intego z'Imana ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Reka tuvugeho gatoya mu ncamake ibyo twakuye muri iki gitabo. Gitangira kivuga kibaza ikibazo abantu benshi bibaza, natwe dukwiriye kwibaza ngo iyi si nyibereyeho iki? Iyi si wowe nanjye tuyibereyeho iki? Munsi ya buri ngingo hari ibibazo dukwiriye kwibaza. Ntago nabivuga byose ngo mbirangize, biri ku mugereka w'iki gitabo. Haravuga ngo uko ubona niki kigendesha ubuzima bw'abantu benshi. Ese ubuzima bwawe bwo kugeza ubu bugengwa niki? Mwibuke ku kibazo twibaza kiravuga ngo iyi si nyibereyeho iki? Iyi si uyibereyeho iki? Ntago ari ukurya no kuryama, ntago ari ukubyara no kwiga no kurangiza. Oya, hari intego z'Imana ku buzima bwawe. Imana yifuza ko usohoza. Ndagira ngo wigenzure urebe ubuzima bwawe. Ese ubuzima bwawe kugeza uyu munsi bugengwa niki? Ikindi nakuyemo twakwibazaho, niba abantu bose bashoboraga gusobanukirwa ko iminsi yose tumara muri iyi si ari igihe cyo gutegura ubuzima bw'iteka, niba iki twakwitwaramo mu buryo butandukanye nubwo tumenyereye. Abantu baramutse bamenye ngo iminsi 100 Hortense azamara ku isi, imyaka 100 Hortense azamara ku isi, cyangwa 80 cyangwa 70 cyangwa iyo ariyo yose, ni iminsi y'imyiteguro uko nzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ese urabona hari ibintu bimwe tutahita twambura agaciro tukagira ibindi bintu duha agaciro? Hari ibintu twahaye agaciro atari byo guhabwa agaciro. Tumenye ko turi mu buzima bw'imyiteguro, hari ibintu twahita twambura agaciro twari twarabihaye bitagakwiriye. Ikindi kibazo twakwibaza tukira ahangaha ngo isi nyibereyeho niki? Nyibereyeho iki? Ni ibiki abantu bihambiraho hano mu isi bikabuza gusohoza imigambi y'Imana ku buzima bwabo? Ndagira ngo tutibaza ku by'abantu, ahubwo turebe wowe nanjye, wirebe ku giti cyawe. Ni ibiki wihambiraho? Ni ibiki ubandarayo hano ku isi bikubuza gusohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe? Urebe ibyawe, nanjye ndareba ibyanjye. Ku ntego rero twagiye tuvugaho z'Imana ku buzima bwacu. Intego ya mbere ukwiriye kwizirikana iteka, waremewe kunezeza Imana. Nucuruza unezeza Imana, nurera abantu bikora unezeza Imana, nuba umugore ubikora unezeza Imana, nuba umugabo ubikora unezeza Imana, nuba umusore cyangwa inkumi ubikora unezeza Imana. Biroroshye kwibaza umutima wanjye ngo iki kintu ngiye gukora kinejeje Imana, iyi message ngiye kwandika, iyi call ngiye gukora, uyu muntu ngiye guhamagara, ibi bintu tugiyemo, iyi rendezvous ngiyemo, ibi bintu tugiye gukora abantu batanareba, ese binejeje Imana? Biroroshye. Ubwo nibwo buzima bwo kuramya. Ikibazo twakwibaza muri iyi ntego ya mbere yuko tubereho kunezeza Imana kiragira giti kubera ko kunezeza Imana bitandukaniye n'uburyo abantu benshi batekereza kuramya. Nagira ngo kitukibaze kandi tukisubize. Kubera ko kunezeza Imana bitandukaniye hehe n'uburyo abantu benshi batekereza ko ariko kuramya? Kuramya abantu benshi babyita kuririmba. Ndi umuramyi kuko ari umuririmbyi, ariko ubuzima butanezeza Imana, ubuzima bunezeza Imana nibo baramyi bukuri. Ikindi kibazo nakwibaza kuri iyi ntego, ni ubuhe bwoba wumva bukuzamo igihe cyose bavuze ibyo kwegurira Kristo ubuzima bwawe bwose? Ni ubuhe bwoba wumva bukujemo igihe cyose bavuze kwegurira Kristo ubuzima bwawe bwose? Hari abantu bahita bagira ubwoba ngo sinzabaho gute ko narimbeshejwe n'amanyanga runaka, ese ibintu nzashobora kubireka? Hari ubwoba runaka bukuzamo iyo utekereje kwegurira Kristo ubuzima bwawe. Nagira ngo nkugire inama nzima, egurira Kristo ubuzima bwawe, ibyo ngibyo azabikumenyera uko byagenda. Intego ya kabiri y'ubuzima bwacu, waremewe kuba mu muryango w'Imana. Waremewe kuba mu muryango w'Imana. Kimwe nakwibaza ahangaha, nizihe mpamvu abantu benshi batanga basobanura ko batajya mu rusengero, kandi wabasubiza iki kuri izo ngizo? Nizihe mpamvu abantu benshi batanga?
basobanura impamvu batajya mu rusengero. Niba uri muri abo ngabo batajya mu rusengero, nusoma iki gitabo nukurikira izi nyigisho bizakugirira umumaro kandi bikwereke ko waremewe kuba mu muryango w'Imana. Ese hari umuntu wumva ukeneye gusana imibanire nawe? Hahantu dusengera rya tsinda twabayemo, bya bindi twangije, babandi twababaje, babandi twakomerekeje. Ese umaze kumva izi nyigisho urumva hari umuntu ukeneye gusana ubusabane nawe? Turi abantu tugira iminsi myiza n'iminsi mibi, hari igihe duhubuka, hari igihe duhemuka. Umukristo muzima asana ubusabane bwe nawe. Bishobora kutaba publique, ushobora kumwihererana, ushobora kumuvugisha, ushobora kumuhamagara, ariko wasana niba uzi neza ko ari ibintu wangije mu busabane bwawe n'undi muntu. Ese hari abantu ukeneye gusana mu busabane bwawe n'abandi bera? Hari abantu ukeneye gusaba imbabazi? Hari abantu ukeneye kubabwira ngo, hari abantu ukeneye kubwira ngo naribeshye? Hari abantu ukeneye kubwira ngo narahubutse? Imana yashitugire neza. Intego ya gatatu y'Imana ku buzima bwacu iravuga ngo waremewe gushushanywa na Kristo. Waremewe gushushanywa na Kristo. Ni rwa rugendo rwo gukura umunsi ku wundi turushaho gusa na Kristo. Ibibazo nakuyemo twakwibaza ni izihe mpinduka wabonye zagaragaye mu buzima bwawe kuva aho wabereye umukristo? Ni ibiki abandi babonye? Wowe ni izihe mpinduka wibonyeho? Ni ibiki abandi babonye? Rero dukwiriye kwigiye twatangira urugendo rw'agakiza, dukwiriye kugaragaza impinduka. Wowe wa mbere yo gukizwa, nawe wa nyuma yo gukizwa, mukwiriye rwose gutandukana. Aha ngaha niyo mvuga gutandukana, simvuga ubuzima mpisha. Oya, ubuzima bwanjye bukwiriye gutandukana nuko nari imeze ntari nakizwa. Kugenda usa na Kristo niko kuba umwigishwa nyakuri. Muri iyi ntego ya gatatu y'ubuzima bwacu yuko twaremewe gushushanywa na Kristo, nashyizemo akagingo kavuga ngo kugenda usa na Kristo niko kuba umwigishwa nyakuri. Kuba umwigishwa nyakuri si uko mba perezida wa korali, si uko mba umupasiteri muzi, si uko mba umuvugabutumwa uri kuri social media hirya no hino ukurikiranwa wenda n'abantu benshi cyangwa se bakeya. Kuba umwigishwa wa Kristo nuko nkura ndushaho gusa na Kristo. Ibyo ngibyo nibyo bikwiriye kuturanga. Intego ya kane y'Imana ku buzima bwacu, waremewe ku buryo ushobora gukorera Imana. Waremwe ku buryo ushobora gukorera Imana. Ibibazo twibazamo aha ngaha ni mu buhe buryo gukoresha imiterere yawe bitandukanye n'uburyo abantu benshi bumva gukorera Imana? Ni mu buhe buryo gukoresha imiterere yawe bitandukanye n'uburyo abantu benshi bumva gukorera Imana? Iri somo warisubiraho nawe nibuka niba ari ku munsi wa kangahe, ryasobanuye byinshi mu buzima bwacu. Kuko akenshi gukorera Imana twabyitaga nk'ibingibi ndimo nkora, kuvuga ubutumwa bwiza imbere y'abantu, ariko imiterere yawe n'ibikugize Imana byose yabigushyizemo kugira ngo bikorere Imana. Umuntu wahawe amaguru yirukanka cyane, iyo yirukanse cyane kandi agahisha Imana icyubahiro, ubuzima bwe bari burimo gukorera Imana. Umuntu ukunda gusabana, yarimo asabana n'abantu kandi akababwira na Kristo, akabereka urukundo rwa Kristo, aba arimo gukorera Imana. Ni ukuvuga ngo uburyo ufata gukorera Imana bigendane neza n'imiterere yawe n'ibikugize. Ni ibiki ukunda gukora wumva wakoresha ukorera abandi mu muryango w'Imana? Muri iyi ntego igira iti naremwe mu buryo bushobora gutuma nkorera Imana. Ibaze iki kibazo: ni ibiki ukunda gukora wumva wakoresha ukorera abandi mu muryango w'Imana? Reba bya bintu ukunda wakoresha ukorera abandi mu muryango w'Imana. Ni mu buhe buryo kwigereranya n'abandi bidindiza gukura kw'imiterere yacu? Ni mu buhe buryo kwigereranya n'abandi bidindiza gukura kw'imiterere yacu? Inshuro nyinshi iyo tutabimenye duhora twigereranya n'abandi, kandi akameze gutya, ashoboye ibi, afite ibinini, afite ibisa neza. Oya, ntukwiriye kwigereranya n'umuntu n'umwe. Uri originality mu biganza by'Imana. Imana yakuremye itakoze fotokopi y'undi muntu n'umwe, ntago yagukozemo kopi y'undi muntu. Imiterere yawe irihariye, ukusa ukungana n'ibikugize n'ibyatwaye umutima wawe birihariye. Kugira ngo ukorere Imana neza nuko utaharanira kwigana abandi bantu. Intego ya gatanu ndangiza, ngo waremewe kuvuga ubutumwa bwiza. Iyi ni intego y'ingenzi. Kugira ngo dukizwe hari abantu bavuze ubutumwa bwiza. Kugira ngo ubutumwa bwiza buhinduke uruhererekane kuva igihe cya Yesu, intumwa ze, itotezwa ryabaye mu itorero mu buryo butandukanye kugeza uyu munsi, nuko hari abantu bavuze ubutumwa bwiza, niyo mpamvu twabwumvise. Rero waremewe kuvuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikintu cy'ingenzi cyane kuruta ibindi bintu byose, kuko bituma byimura abantu aho bari kuzaba mu buzima bw'iteka, bagatandukanywa na Satani, bakazabana n'Imana mu ijuru. Ni ibihe bitekerezo by'ubwoba cyangwa bitari byo abantu benshi bahita bagira iyo bumvise ijambo ivuga butumwa? Ni iki kikubuza kugeza ubutumwa bwiza ku bandi? Hari igihe umuntu avuga ngo se bazabyumva gute? Hari igihe umuntu avuga ngo nanjye ntibiratungana. Hari igihe umuntu avuga ngo nanjye nta mafaranga afite. Hari igihe umuntu avuga ngo nanjye sinambaye neza. Hari igihe umuntu avuga ngo sinize. Hari igihe dufite ubwoba bwinshi n'inzitwazo zitandukanye. Fata umwanya wo kwitekerezaho. Ni ibihe bitekerezo by'ubwoba cyangwa bitari byo abantu benshi cyangwa wowe ubwawe uhita ugira iyo wumvise ijambo ivuga butumwa? Ni iki kikubuza kugeza ubutumwa bwiza ku bandi?
ikindi kibazo ni ubuhe butumwa wumva Imana ishobora kuba yaraguhaye kugeza ku bari mu isi nk'ubutumwa bw'ubuzima bwawe. Muribuka ko twavuze kuri iyi ngingo ivuga ubutumwa, hari ubutumwa bwiza bwa rusange, ariko hari n'ubutumwa bufatanye n'ubuzima bwanjye, hari n'ubutumwa bufatanye n'ubuzima bwawe, kandi uwo nguwo ni umwihariko ko nta wundi muntu uzabukuvugira, nta n'ukundi ukundi Imana yabona yakoresha. Ubwanjye ni ubwanjye, ubwawe ni ubwawe. Ni ubuhe butumwa wumva Imana ishobora kuba yaraguhaye kugeza ku bari mu isi nk'ubutumwa bw'ubuzima bwawe. Ikindi kibazo ni mu buhe buryo gusoma iki gitabo muri rusange byaba byaragufashije kugarura kuri gahunda cyangwa guh'icyerekezo gishya intego y'ubuzima bwawe. Ni mu buhe buryo gusoma iki gitabo cyangwa se gukurikira izi nyigisho muri rusange byaba byaragufashije kugarura kuri gahunda cyangwa guha icyerekezo gishya intego y'ubuzima bwawe. Reka ndagize nkubwira ngo gira abantu wiyemeza gusengera, gukunda, ubakunde kurushaho. Gira abantu, fata abantu, wandike ku ruhande, wiyemeza kubakunda, kubera imbuto, kubakunda kurutaho, kubagirira umwanya, ugambiriye kuzababwira ubutumwa bwiza. Wandika amazina y'abantu uzi neza ko badakijijwe, ko bataraha Yesu ubuzima bwabo. Simvuga idini, simvuga itorero, simvuge ko ari ngombwa ko baza mu idini nsengeramo, oya. Gira abantu bitegeza ubuzima bwabo ukabona bari kure y'Imana. Ufata ingamba, wandika amazina yabo. Ushobora guhera kuri umwe, ushobora kugira batanu, abantu bakuri bugufi, abantu bageraho bitakugoye. Uvuga ngo ngiye kwemeza kubakunda kurushaho, ngiye kwemeza kuberera imbuto, ngiye kwemeza kubasengera, ngiye kwemeza kubashaka, hanyuma babwire ubutumwa bwiza. Byashoboka ko abo bantu Imana yakoresha wowe, hanyuma tukazabana nabo mu bwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Turashoje. Reka nongere nshimire abafashe umwanya wo kubana natwe muri izi nyigisho zimaze iminsi itari mikeya, ariko Imana iguhe umugisha. Ndahamya neza ko hari impinduka byazanye ku buzima bwawe. Nongera kugira ngo ushobora gufata iki gitabo ukacyisomera niba wifuza kugira ubuzima kuko burimo gusohoza intego z'Imana. Bwa buzima buzarangira tuvuga nk'uko bavuze kuri Dawidi ngo yakoze iby'Imana yaramusabye gukora byose. Yashaje, yapfuye, yasinziriye, yarakoze iby'Imana yamusabaga gukora byose. Ubu umuntu ukunda kwiga ijambo ry'Imana, ubu umuntu ukunda impinduka, ubu umuntu udakunda ibintu bikoreye mu marangamutima gusa, ahubwo ibintu bihindutse, ibintu bituma umuntu afata ibyemezo by'ibyo agiye gushyira mu bikorwa. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Reka dusenge dusoza. Tuzongera kubonana ku cyumweru dukomeza mu nyigisho zisanzwe mu ijambo ry'Imana. Tuzajya duhura ku cyumweru isaa 5 z'amanywa ndetse no kuwa gatatu saa 1 za nimugoroba cyangwa saa 1 z'ijoro ku masaha ya hano mu Rwanda. Kinongere gukangurire gukunda ijambo ry'Imana. Abadukurikira ahantu hatandukanye tugira umwanya wo kwiga ku ijambo ry'Imana, chapitre imwe ku munsi, ntabwo ikabije. Nawe biguhindukire ubuzima. Ijambo ry'Imana rizana impinduka zikomeye mu buzima bw'umuntu, mu mitekerereze ye, mu rugendo rwa gikristo. Reka mbigukangurire gukunda ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikwiyereke, Imana ikoresha ubuzima bwawe kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro, kugira ngo abantu barusheho kuyimenya. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu nongeye kuguha icyubahiro. Urifuza ko njyewe nabo twabanye muri urugendo n'abazabyumva hanyuma twagira ubuzima bushohoje intego zawe ku buzima bwacu. Urifuza gukoresha ubuzima bwanjye mu gihe cyanjye. Urifuza gukoresha ubuzima bw'abanyumva mu gihe cyabo, muri iki gihe twavutsemo. Urifuza ko tuba abo mumaro. Imbaraga zawe zitumanukire, ubuntu bwawe budushoboze, ubuzima bwacu bwe gupfusa. Niturangiza iminsi twagene hano ku isi, tuzabe dufite inyandiko ku buzima bwacu ivuga nko kuri Dawidi ngo yakoze ibyo yasabwaga gukora byose mu gihe cye. Ndagusaba ngo twongere ari mahirwe. Hari imyaka tuba twarapfusha ubusa, hari iminsi tuba twarapfushije ubusa, hari ibyo tuba twarangije, hari abo tuba twarabangamiye, hari abo tuba twarabujije gukomeza urugendo, hari abo tuba twaratumye batuka Imana yacu, ariko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Tugarukeho njyewe n'ubwoko bwawe, uduhande mahirwe yo kugira ibyo dukemura. Ababanye natwe bazakunda Imana kubera twebwe. Ababanye natwe bazimarire muri Kristo kubera imyitwarire yacu. Ababanye natwe bazamaramaze muri urugendo rw'agakiza kubera uko batubonye nuko batwumvise nuko batwigiyeho. Dushoboze kugira umumaro mu gihe cyacu. Ngwaye ubuzima bwanjye, ngwaye ubuzima bw'abanyumva kugira ngo bamike imbaraga. Agace kare karimo intege nkeya mwuzuza imbaraga. Ibyo atarashoboye byamuteraga ipfunwe, mwuzuza imbaraga kubwo buntu bwawe. Ndakwinginze Mwami mwiza nanone ngo ijwi ryanjye ribasha kugera. Hagurutse abahungu n'abakobwa tuzabana mu bugingo buhoraho. Hagurutse abahungu n'abakobwa tuzabana mu bwami bwawe. Bari bubashe guhita batandukanya ibifite umumaro n'ibitawufite. Bari bukuru ubuzima bwabo ku by'umumaro mukeya. Bari bukuru ubuzima bwabo kubishira bagahanga amaso yabo kubidashira.
hagurutsa ishyanga rikora ibyo gukiranuka, hagurutsa ishyanga rimaramaje kugendana nawe muri iyi si yuzuye umwijima, muri iyi si yuzuye ibicantege, muri iyi si yuzuye ibibi. Hagurutsa ubwoko budacogora, budacika intege, babandi bashobora kuvuga ngo twebwe ntabwo turaba gusubira inyuma ngo turimbuke. Nizeye ubuntu bwawe Mwuka Wera, washoboje abera benshi mu gihe cyabanjije icyo twavutsemo, ushoboje izindi ngabo nyinshi zizeye imbere yacu muri iyi myaka turimo, uzashoboza n'abandi bera benshi bazaza hanyuma yacu. Kristo no gutaragaruka gutwara itorero, natwe dushoboze, dufate akaboko ababyifuza bose, imbaraga z'Umwuka Wera zibamanukire, zibashoboze kugira ngo badacogora. Ibihe byose ubuzima bwe buzacishwamo ntazanamuke, ntazacogore, kandi ubuzima bwe bubereho gusohoza izi ntego ufite ku buzima bwe. Ntabwo turi abacu ngo twigenge, yobora intambwe zacu kugira ngo tutayoba, komeza amaboko yacu kugira ngo tudacogora. Wari usitaye nyamara afite icyo wavuganye nawe, mubyutse uyu munsi yongera akomeze urugendo. Wumvaga nta mpamvu yo kubaho, musange ugira kuganiriza umutima we. Mwuka Wera ibyo ngibyo bikora mu mitima yacu. Abifuza gupfa, abisabira gupfa, abifuza kwiyahura, basange. Wibutse ko ubuzima bwabo ari ubw'agaciro, wibutse ko cyatumye ujya ku musaraba ari ukubera we. Niyo aza kuba ari ku isi ari wenyine, wari kujya ku musaraba. Musange ugira ikintu gishyashya ushyira mu mutima we, mwuzuze ya mahoro arenze uko abantu bayavuga, abe umugabane w'umutima we uyu munsi. Urakoze Papa, cyubahiro cyose n'ikikugarukire. Twongeye gusabira umugisha umukozi wa Rick Warren watwegeranyirije izi nyigisho, mu umugisha, mushoboze Mwami nawe gukora icyatumye umurema. Arimo arakora byinshi, azanye impinduka zikomeye mu mubiri wa Kristo. Ngaho mushyigikire, ubane n'umuryango we mu buryo bwose. Komeza abakozi bawe hirya no hino, abagukorera ku mugaragaro, abagukorera mu ibanga, abazwi n'abatazwi, barwanire ziriya ntambara, izizwi n'izabucece. Komeza amaboko yabo, komeza abakuvugira n'abamaramaje kukugaragaza mu minsi basigaje hano ku isi, bakomeze kugira ngo badacogora. Komeza abo bagore n'abagabo basenga ubudasiba, komeza abo bagore n'abagabo barwanirira ubutumwa bwiza, bakomeze muri iki gihugu cyacu, bakomeze hirya no hino mu isi. Komeza abatanga ubutunzi bwabo kugira ngo ubutumwa bwiza buvuge, komeza abakoresha impano zabo, komeza abatanga umwanya wabo kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hirya no hino. Bakomeze kuko waragambiriye, uravuga ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Itorero ryawe ni njyewe nabo bose. Ngaho bakomeze mukunzi mwiza, urakoze kutwitayeho kuruta nuko tubizi, urakoze kudukunda kuruta nuko twikunda. Nezerewe urukundo rwawe, nezerewe ineza yawe, nezerewe ubuntu bwawe bwinshi butagira akagero. Urakoze Papa, twakubwira byinshi ariko Imana irebana mu mutima, ukatugirira ubuntu, ukaduha ibyo dukwiriye n'ibirenze ibyo dukwiriye, ukaduha ibyo twakoreye n'ibyo tutakoreye. Ubuntu bwawe buratuzenguruka, imbabazi zawe zikatubaho tutazikwiriye. Urakoze, cyubahiro cyose n'ikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Murakoze gufata uyu mwanya muremure mugatega amatwi ijambo ry'Imana. Reka Umwami Imana akomeze kubiyereka mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Imana ibagire neza, naho ubutaha.